Yes, nk'ibisanzwe rero hano kuri Piki waramutse TV ukomeje kugenda ukurikira inkuru zacu gatandwa kandi ariko mu byukuri iyi nkuru yo ingezeho aka kanya ndabona ari inkuru itangaje cyane by'umwihariko abakristo ndavuga ko mu byukuri turi mu minsi ya nyuma. Urabona ko rero mu byukuri mu karere ka Bugesera inkuru tugira nuko aka kanya padiri atawe muri yombi cyangwa se akabagezwe mu rwego rwari mu byukuri azira kuba ngo yafashwe arimo gusambanya ngo umugore ufite umugabo cyangwa se ngo bubatse. Yitwa padiri rero ngo ngira umpatse ngo Eugene n'upadiri mu byukuri wasanzwe ukora ngo muri diocese ya Bugesera gusa mu byukuri bikomeje kugerezwa ko amaze kuba yafatwa na RIB ngo arimo gusambanya umugore wubatse. None ndavuga ko ibingibi mu byukuri mw'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwe mw'abarundi mwe ndavuga ko mu byukuri ari ibintu bitobwa banagahinda mu nyumvire aho isi igeze kugira ngo padiri abashe kuba mu byukuri yakunga ingo ahubwo ari kugenda kuzisenya. Aya makuru mu byukuri nanjye ubwanjye ndi kuburaho nyahwera ngo ngira umpatse Eugene afashwe arimo gusambana mu karere ka Bugesera. Namakuru atugezeho akakaye tubikesha ikinyamakuru Ukwezi TV cyamaze ko mu byukuri cyakandika inkuru kigaragaza ko mu byukuri padiri ngira umpatse Eugene mu byukuri mu karere ka Bugesera amaze kuba yafatwa ngo ari gusambanya umugore wubatse unafite umugabo. Noneho mw'abanyarwanda mwe iyi nkuru ndavuga ko ari inkuru ibabaje cyangwa se ni inkuru mu byukuri ibabaje cyane by'umwihariko abakristo basengera mu Gatolika bakomeje kugenda babona izi nkuru nk'izi ngizi mu byukuri ndavuga ko turi mu minsi ya nyuma kubona ko abapadiri bageze kuri rwago rwo kuba mu byukuri bajya gusenya ingo z'abandi ni ibintu bikabije cyane. Ubwo nyine nta kundi padiri ashaka kuba yakirwa naho cyangwa se mu byukuri yari yashatse kuntutsu ariko nyine ajya mu karere ka Bugesera ngo ku mugore wubatse mu byukuri abasha kuba yamwinjira. Gusa amakuru atugira nuko mu byukuri ngo uyu padiri yari amaze iminsi asaba kuva mu kipadiri ngo ashaka kwikorera ngo ibyaremwe n'Imana ariko mu byukuri ngo bakamwangira bagakomeza kugenda bamuha disikuru ariko biza no kurangira mu byukuri abandi bapadiri n'abapasiteri bumiwe kubona ngo padiri afata umugore akamwishyura amafaranga ngo 200,000 ngo akagenda mu nzu noneho yiwo mugore ifite n'umugabo ngo yagiye ku kazi mu byukuri akaza kuba yamusambanya. Niyo makuru ariko tugeraho akakanya ndajya mu byukuri iyi nkuru tuyakesha Ukwezi TV niyo cy'ikinyamakuru cyabashe ko mu byukuri cyakandika iyi nkuru ndetse n'isaniro Empire yakomeje kugenda itangaza iyi nkuru. Ndajya mu byukuri no kuri Zaf TV Rwanda mwakomeje kugenda mubona ko mu byukuri ari inkuru zikomeje kugenda zitangazwa n'abatandukanye ariko kuri uyu munsi mu byukuri bitewe ubwo n'agahinda ndavuga ko mu byukuri turi mu minsi ya nyuma. Byubara ko cyuma mukundwa reka nizere ko uri kureba video yawe ukabonanije gukanda subscribe ikindi kandi buke no gufungura kuri iyo nzigira ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kandi n'amakuru akomeje kugenda avugwa mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama. Padiri ngira umpatse Eugene mu byukuri amaze kuba yatabwa muri yombi n'urwego rwa RIB ngo afatwa arimo gusambanya umugore wubatse. N'amakuru angeraho gusa tunashimira mu byukuri bamwe mu batugejeho aya makuru bakomeje kugenda bagaragaza ko mu byukuri aba bapadiri bakomeje kugenda bakora amahano. Ese nimba mu byukuri mwananiwe gukora umurimo w'Imana nduva mu byukuri mwasezera mukajya kwishakira cyangwa se mukajya kwiyubakira ingo kuko ndabona mu byukuri ahubwo kugira ngo mukorere Imana murimo gusenya imirimo yayo cyangwa se n'ingo yubatse. Ni ibintu ubona ko mu byukuri bikomeje kugenda bibangamira abapasiteri by'umwihariko n'abapadiri muri rusange. Ndagira ngo mu byukuri ni inkuru imaje kuba yabakibamo mu Rwanda ngo padiri afashwe mu byukuri kuri isa arimo gusambanya umugore wubatse. N'amakuru atugeraho ngira umpatse Eugene mu byukuri kugeza kuri akanya n'umupadiri ubona ko yari umugabo n'umugabo nyine mu byukuri ubona ko ari bogari n'umugabo ukomeye cyane n'umugabo nyine nawe iyo umurebye mu byukuri ubona ko kuba ari umupadiri ni za mbaraga z'Imana wenda zamugendagaho icyo gihe ariko ndavuga ko mu byukuri imbaraga z'Imana zamuvuyemo kugeza kuri aka kanya. Padiri ngira umpatse Eugene mu byukuri amaze kuba yafatwa na RIB mu byukuri murangira BTR amaze kuba yavuga ko mu byukuri uwitwa ngira umpatse Eugene amaze gufatirwa mu nzu y'umugabo wubatse n'umugore arimo gusambanya uwo mugore kugeza kuri isa. Mu byukuri niyo makuru atugeraho n'amakuru akomeza kugenda avuga ko padiri ashaka ko mu byukuri yakubitanga umusuwagege nyuma aho mu byukuri bikaza no kuba byarangira uwo musuwagege atanawukubise neza. Gusa mu byukuri ndavuga ko akomeje kugenda humvikana amakuru atandukanye mw'abanyarwanda mwe ibi bintu mu byukuri ndavuga ngo turaza kubicikira kubona ngo abapadiri batangiye ko mu byukuri bafata ngo babagore basanzwe baza mu byukuri mu kuba baza muri misa bakaba babashuka bikanarangira babahaye ngo ku musuwagege. Niyo makuru atugeraho rero kugeza kuri aka kanya urabona ko mu byukuri gukubita umupuri byaje kuba byanakanga padiri akaza no kuba yafatwa ariko mu byukuri inkuru yansekeje cyane nkimara kuyibona nabonye mu byukuri iki kinyamakuru cyabitanga n'ukuntu cyanditseho title yacyo ngo padiri yafashwe ari gukubita umusuwagege biza no kurangira mu byukuri ngo afashwe akanatabwa muri RIB ndetse kandi ngo umugabo w'uyu mugore biravuga ko amakuru atugeraho ngo yaje kuba yanasanga padiri mu nzu mu byukuri arimo gukubita umusuwagege bikaza no kurangira mu byukuri ngo uyu mugabo afashe umupanga hafi ku mutima ngo uyu mugore niwe waje kuba ngo watabara. Rero mu byukuri niyo makuru atugeraho ndagira ngo mu byukuri nawe nimba uri mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Ntarama cyangwa se ngo Nyamata muze ko mu byukuri mwajya muri comment mutubwire ngo ese padiri ari
kureba gute aho afungiye muri gereza ya Nyamata cyangwa se muri centrale ya Nyamata, kuba mu by'ukuri padiri ari kureba nabi cyane nyuma yo gufatwa mu by'ukuri ngo ari gusambanya umugore w'umugabo wubatse. Ngirumpatse Eugene mu by'ukuri ni umupadiri bigaragazwa ko ngo yari afite imyaka 41, ariko nyuma yaho mu by'ukuri barubona ko nyine akiri umusore. Ni umusore mu by'ukuri bigaragara neza ko ari bogari, urabona ko mu by'ukuri kutwanwa n'umucongo mwiza cyane no mwikanzu mu by'ukuri bigaragazwa ko we iragiye kuba ngo yakora ivuga butumwa muri urwo rugo. Nimba abapadiri baratoranyijwe kujya kuvuga ivuga butumwa rya rero mu by'ukuri nicyo kintu kugeza ko akanya ndimo kwibaza, kugeza nubwo mu by'ukuri padiri afatwa ari gukubita umusi wagege ku mugore w'abandi mu by'ukuri, nyuma yaho ari kuvuza umupuri bikaza no kuba byarangira ngo afashwe. Inkuru irasekeje no kugeza kuri aka kanya, ni ibintu nanjye mu by'ukuri ndi kubona nkumbona birasekeje, mwumve mu by'ukuri kugeza kuri aka kanya. Ariko ngiye gutangira nanababwira amwe mu magambo yatangajwe na padiri ngo Ngirumpatse Eugene waje no gufatirwa mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama ari gukubita umusi wagege, bikaza no kurangira mu by'ukuri ngo uyu mupadiri ngo anafashwe. Ariko umugabo mu by'ukuri we uyu mugore yari yarakaye cyane, yari yarakaye agaragaza akanyamunabi kareba nabi mu maso, ndetse ubona ko mu by'ukuri hari habura gato ngo anamuteme. Ndetse uyu mupadiri yarasize umusi wagege cyangwa se yarasize kunsutsu. Urabona ko mu by'ukuri uyu mupadiri akomeje kugenda agaragaza discipline nziza cyane, ndetse uyu nguyu turavuga ko padiri ari buze ko yakirukanwa kubera ko amahano afashwe ari gukorera mu nzu y'umugore wubatse afite n'umugabo, n'amahano ateye ubwoba cyane. Ni inkuru mu by'ukuri ziba zitugezeho. Abakunzi bacu batubwiye uti Mr John Ferro ahuri, reka tuguhereze inkuru iri kubice bigacika ikabikoroza. Nanjye ngize gutya dascrollinga ku mbuga y'imbaga mbona abanyamakuru mu by'ukuri bakamejeje bari gutangaza kuri umupadiri Ngirumpatse Eugene wafatiwe mu nzu y'umugore wubatse n'umugabo mu by'ukuri ari gukubita umupuri, bikaza no kurangira mu by'ukuri ngo uyu mupuri koko yari yawuhamije. Ariko bize no kurangira ngo uyu mugabo mu by'ukuri imyaka 41 Ngirumpatse Eugene n'umupadiri, ariko rumaze imyaka ngo 11 mu bupadiri, kaba yarabigiyemo afite 30, ariko yaramazemo imyaka 11 mu bupadiri. Ariko si ubu ngubu twavuga ko uyu mugabo ari umwera atarasanzwe mu by'ukuri afata n'abamasera nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ntabwo rero mu by'ukuri ndibuze kuba nabirenga aho ngaho, birumvikana ko abamasera dukomeje kugenda twumva ngo batwara inda n'izo uyu mupadiri, ahubwo zose babusimugerekeho. Kuko mu by'ukuri uyu mupadiri ngo ukuntu yafuzaga umupuri muri izi quartier, ubona mu by'ukuri ngo abaturage bakomeraga mu by'ukuri ngo bahageze babona umugore ngo ewana yamu ni ibintu ubona ko nyine mu by'ukuri byari bikabije cyane. Nanjye nabonye ukuntu uyu mupadiri n'uyu mugore mu by'ukuri yari arimo kureba, ndavuga uti padiri koko genda uzi gukora akazi, reka cya cyaka cy'imyaka 11 umaze mu padiri mu by'ukuri ukimumareho niwe wakwihaye. Ndavuga ko mu by'ukuri padiri rero kugeza kuri aka kanya yamaze gushyirwa mu rwego rwa RIB kugira ngo akurikiranwe, ndetse kubona padiri ari kuvuza ngo kuntutu cyangwa se ngo ari gukubita umupuri. Ni ibintu mu by'ukuri byakomeje kugera bitangaza abanyagatolika mu by'ukuri benshi cyane aho muri hirya no hino ku isi. Muze ko mu by'ukuri mwatubwira ese padiri Ngirumpatse Eugene kugira ngo anafatwe mu by'ukuri mu rugo rw'umugore wubatse ufite n'umugabo ari nawe wamwifatiye byagenda. Muze ko mu by'ukuri mwatubwira muri comment padiri we.